banyarwandakazi, banyarwanda mwese ndabasuhuje, abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi hose. Mwese mugira amahoro. Uyu munsi ndavuga ku ntambara yo mu karere, iyo abantu bakunze kwita intambara yo muri Kongo, ariko mwese mubizi neza intambara ko ifata ku bihugu byose biri muri kariya karere, ndetse ko bisa n'ibirimo byose birwana buri munsi, yaba Tanzania, yaba Burundi, yaba Uganda, yaba Kongo ubwayo n'u Rwanda, biri ku ntambara, byose birapfusha abantu, baba abasirikare n'abasivili ba Kongo n'abo Rwanda barahagwa. Iyi ntambara imaze imyaka 30, u Rwanda rumaze imyaka 30 ku ntambara kubera umutegetsi w'umusazi. Mwabonye ko Kagame yongeye gusubiza wa muzindaro we ku mbuga, wa muzindaro wa Kabarebe, gukora propaganda z'ibinyoma bisanzwe. U Rwanda, abategetsi b'u Rwanda, Kagame n'ibyegera bye bamaze kubura amajyo. Amahanga bafatiye ibihano hirya no hino, ubu bamaze kubura ayo bacira n'ayo bamira. Kabarebe ahora avuga ibihimbano, ahora ahimba nk'aba bandi bahimba ibyivugo, ariko aho bigeze ntabwo biriya bigikora. Biriya byavugwaga batazi ikibategereje. Kagame na Kabarebe we yagize igikoresho, nibo bazaniye abanyarwanda n'abakongomani ikibazo cyose kimaze koreka imbaga, kandi n'ubu kigikomeza. Muzi ko ntigeze mpema, ntabwo nahwemye gusobanura ko amagambo y'abareba ariganya amaze imyaka 30 yose babeshya abanyarwanda n'amahanga. Aya mahano n'amagambo bakora ubu niyo yabaye imvugo, niyo yabaye imitekerereze y'urubyiruko rw'u Rwanda rw'uyu munsi. Urubyiruko rurimo abantu benshi ubu nabo bayobora igihugu. Ibi ni ingorane cyane, ni ikibazo, kuko biriya bisambo usibye gukandamiza abanyarwanda, kubafunga no kubica mu bwinshi, ahubwo baroze n'imitwe y'abanyarwanda ku buryo bizagorana kwirogora mu gihe kirekire, kuko abategetsi b'ibisambo nka Kagame iteka baba bareba inyungu zabo, ntabwo bajya bareba hejuru hazaza habene igihugu. Ubu kuko ibyo abanyarwanda b'ingeri zose babaye muri iriya leta, ndabara abakoranye n'iriya leta ya FPR Inkotanyi, baba abasirikare, baba abanyapolitiki, abanyamakuru n'abandi benshi. Abo bose bava mu karere k'ibiyaga bigari muri ibyo bihugu duturanye, bazi ibyo mu Rwanda nabo. Abantu bose rero harimo abo mu Rwanda n'abo mu bihugu bidukikije, batwaye igihe kirekire kugira ngo basobanurire amahanga neza ibya politiki ya Kagame
bitandukanye na propaganda akora n'ibinyoma amaze imyaka abeshya mu mahanga. Nagira ngo mumenyeshe kubera uko gutanga amakuru no gusobanura neza mu gihe kirekire ko ari wo uyu musaruro mubona bitanze wa Kagame kwerekana ko amahanga yamumenye. Mwabonye ko amahanga y'isi yose yeretse Kagame ko yamumenye rero. Bamwereka yuko agendera kuri tambarari. Tambarari ni ahantu h'urwererane haboneka ushobora kubona uri kure ikintu cyose gitambuka. Ariko Kagame we muzi ko akomeza guharikana asa naho rwose batamureba. Igihe cyose Kagame yari atarasobanukirwa isi, ubu niho yatangira kumenya isi no kwimenya ku giti cye, kumenya yuko yari yaribeshye, yaribagiwe. It's too late. Uyu muzindaro we Kabarebe w'umufatanyabyaha wihaye umushinga wo gucurika no gusopanya politiki agamije gucurika abanyarwanda kugira ngo bakomeze bayoborwe buhumyi. Ibyo mwese murabona ko byacyuye igihe. Ibinyoma bamaze imyaka 30 babeshya akarere k'ibiyaga bigari, umuryango mpuzamahanga warabimenye. Ubu mwabonye ko baberetse ko babimenye bidasubirwaho. Ibintu bibeshywa kuva ku byabaye hagati ya 1990 na 1994, ibyabaye muri 1994 nyirizina, icana ryose ryabereye mu Rwanda no muri Zaire itaraba DRC kugeza uyu munsi. Ibi byose byaramenyekanye neza. Muve ko bashakashatsi, muve ko bandika ibitabo. Hari ba nyir'ubwite from the horse's mouth babibayemo, abicanye, ababibonye biba, ababipuraninze, abo bose barabisobanuye. Niyo mpamvu burya mubona amahanga ari acting. Kagame aragorwa n'ubusa. Ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, itekinika rijyanye n'ibyo babeshya ku mwe n'ubwiyunge, itekinika rijyanye n'amajyambere u Rwanda rufite kandi abantu harabatindi. Kagame agahora avuga ko ruteye imbere, ngo rujya mu ntera, ngo y'abantu bameze neza. Ukuntu Kagame akoresha ziriya nkunga ahabwa n'amahanga akazishyira muri za business ze, ibyo abeshya ku miyoborere y'igihugu, ukuntu u Rwanda ruteza intambara n'imvururu mu baturanyi, n'ibyo byose amahanga yashingiyeho ejo bundi afata ibihano, yiyemeza gufatira Kagame ibihano. Iyo niyo mpamvu, nta yindi. Burya baramwerekaga ngo twarakumenye, turakuzi. Burya kumufatira ibihano n'ibyemezo bidasubirwaho nicyo bisobanura. Kandi ibyo byemezo n'ibihano ntibizasubira inyuma na gato. Ubu niyo Kagame yahagarika iriya ntambara ateza muri Kongo, ijuru ntirizongera kuba ryarindi, byararangiye. Nta muntu n'umwe Kagame azongera kubeshya. Rero banyarwanda, by'umwihariko ndashimira abantu bose dusangiye uru rugamba, urugamba rwo kurwanya akarengane. Tukaba twarashoboye gutangariza no gusobanurira aya mahanga n'abanyarwanda batazi ibintu, mugashobora gusobanura ibya Kagame n'udutsiko
burya banyarwandakazi, Kagame ntabwo agira agatsiko gahoraho, udutsiko ahora duhinduranya uko ibihe bisimburana. Kagame niwe kibazo, n'akabari buriya ni igikoresho. N'abandi bamubanjirije mwarabumvishe n'abanziza bacaga ibintu, mwarabumvishe n'abandi, abantu bose Kagame bagira igihe cyabo bagafezinga out. Kagame niwe kibazo gikomeye cyane mu Rwanda. Kuko rero twashoboye kwitandukanya n'iriya ngoma y'abicanyi, Kagame abanyarwanda bose akaba yarabagize ibicucu, akabategeka nk'abafungwa bari muri gereza. Mwe mwese mutahwemye gusangiza aya mahanga amakuru y'ibibera mu Rwanda, mwakoze akazi kanini cyane kandi kagoranye. Ibyo byose ndabibashimira. Atari aka kazi n'ubwo bwitanye mwagize, ntabwo Kagame yabageze aho ageze hariya mureba. Habe nubwo byabatwaye igihe kinini cyane ngo bishoboke kumvikana neza, ariko ngira ngo umusaruro murabona. Ibyo rero nkaba mbibashimiye cyane. Ziriya mpinduka mubona zose z'ibyemezo bifatwa n'ibihano Kagame ariho gukubitwa buri munsi, ntabwo ari intambara ya Kongo gusa, ahubwo nako kazi kamaze igihe kirekire gakorwa. General Rwandare n'indi mizindaro yose igerageza kuvuza y'abahanda ngo ikingire iriya ngoma ikibaba, muracurangira abahetsi kuko akaba karabaye. Ba senators, ba depute bariya Kagame atuma kabarebe ngo agiye gukora propaganda beshya, ntacyo bazi, bari mu mwijima ndindindi. Kuko ikitwa inteko mu Rwanda nta ruhare na ruto kijya kigera mu bibera mu Rwanda no mu karere, cyane cyane ku byerekeye umutekano ndetse n'ibindi. Nta nteko ibaho, n'igisirikare nacyo nuko gitwarwa buhumye. Kagame batumye kabarebe rero wabaye agacuma kabitsa amagambo y'ibinyoma kujya gukora propaganda hariya mu nteko, biriya no guta igihe. Biriya ni nko kwigisha abanyeshuri imibare irenze icyiciro cyabo. Iriya mibare kabarebe bariya abadepite ntabwo bayumva. Nuko rero ntacyo bizaramura, kubera ko ntacyo bariya abantu babiziho, nta n'icyo babikoraho. Ubu se niyo mukibuka kujya kubwira inteko ibyo mwakoze, imigambi mukora, mugenda babizi se? Abasirikare ahubwo bagenda n'ababyeyi babo babizi iyo bajya, nangwa abandi bantu mu nzego za leta. Ziriya ntambara na kiriya gisirikare cy'uyu munsi byose bisigaye byaragizwe umushinga wa Kagame ku giti cye. Ari niyo mpamvu u Rwanda rugiye kugwa mu kangaratete. Abamotsi bose barahagurutse bavuze abahanda, bubura ya ntambara yabo yo kurwanira ku mbuga nkoranyambaga, ariko ibyo byose ndabona ntacyo bitanga. Barayimanika yangwe igwe mwa padiri. Kagame aratakamba yuko umuryango mpuzamahanga wose wamuteraniyeho, amahanga yafashe ibihano, afunga imfashanyo, kandi biracyakomeza. Ariko nimutekereza ibihugu byo mu karere byose birushye Kagame kubivogera no kubiteza imvururu, mwibaza ko nibabona aka gahenge bizagenda bite? Mbese abana baba muri ziriya ntambara Kagame ashora mu bihugu bituranye, ashora muri Kongo, habamwe abe bangahe? We na Kabarebe abana ba Kagame bazamambika iriya uniform mureba, aborongera amaranka buri munsi, ntabazegereza urugamba. Abana b'Abanyarwanda murashira, murarwanira iki? Murazira iki? Muritangira iki? Abantu ko bitangira impamvu bakayipfira. Abana b'Abanyarwanda
namwe babyeyi abana banyu barazira iki? Kagame aribeshya ngo abasirikare bafite morale, barahatwa n'agahato. Ni ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu nk'ibindi byose bisanzwe. Iyo ntambara nta muntu uyishaka, ntawe ujya kwirwana ayishaka, ntawe ikeneye kuko nta mpamvu. Ni intambara itagira impamvu, intambara yo kujya kwiba, intambara abantu bajyemo kijura bagapfa kijura bagahambwa nk'imbwa kuko bagiye babasa n'abafatiwe mu cyuho n'abaguye mu cyuho cy'abajura. Abana b'u Rwanda barashira barwana intambara zo kwibira umuyobozi w'urugomo, umuyobozi w'igisambo kitajya gihaga. Ingabo z'u Rwanda mugomba gukanguka mukisubiraho. Kwambara uniform ntabwo bibuza gutekereza, nta wundi uzabarwanaho muzabona. Muzi ukuntu imirambo ya bene wanyu yaguye ku rugamba ifatwa. Ziriya ntambara ntizikwiriye. Ibyo byose mukwiriye kubikuramo isomo. Ingoma ya Kagame y'imyaka 30 byanze bikunze igiye kurangira. Abanyarwanda nimwitegure kugira ngo u Rwanda rutazongera kugwa mu kaga kubera uriya muntu w'umusazi umaze kwamaganwa n'amahanga yose. Banyarwanda kazi, Banyarwanda mwese mwakoze kuntega amatwi. Nkuko bisanzwe nari Michael Mupende, ngaho nimugira amahoro.